Yishimiye kuba ndi kubabona Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Buri tatu Kambuve umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana niwumvana nawe vuga sana nawapenda sana nikutujitunze namba ya gutunga nimero itaguhamagara nikutujitunze nimero zicatwa gutunga nimero itaguha n'ijana gutusohokana n'icyana wabona biri ukajya ku ruhande guhamagara harya ngo urashaka gukora igikwe na giceri wapi wizeye intwererano gute gusohokana mukobwa bikofi yanjye ukabamagarira ishene gufite icyana cya danje kandi kirirwa mu tuvumo tw'imiga zanjye niye challenge wabonye kugira ngo nugaruka kuri stage noneho ari uzakubita? Na challenge nabonye ahubwo ndashimira abantu bose bitabiriye, ndashimira mwita Fifiraya. Abo n'abahanzi n'abahanzikazi byabamari babihuye ntago wabavugira murabareka bakabanza bagasuhuzanya. Wabonye Fifiraya yitwa Eco Bloom TV. Yo guys, pull up on Eco Bloom TV. Nyamakuru ni Mr. Muhanzi cyane bakambwira shamureke nkomeza kugukunda disi nabunebwe none dore ucingi sebe dukomeze muri cyo oya twanakomeza n'ibindi dukomeze umva aze alasinize kuri kino kiganiro wakiwa karakurota anakonde. Uyu ni umujene wari waje gushyigikira Papa Cyangwe birumvikana. Ni umujene ariko numvise ngo numwe mu bakiri bato ubwo araje twibwire bro i-branding yanjye banje kubasuza. Oya nta mukiro yifasha mikoro ndagufasha mikoro. Banje kubasuza banyita Olivier Stowa nkorera muri -2 curuza imyenda y'abapapa y'abasore y'abakobwa kandi ku giciro kiri hasi cyane ku mafaranga make muraza tukabambika ku giciro kiri hasi cyane rwose turabambika mukaberwa kandi ni neza cyane. Umva birenze kwemera kurusha uko twabibabwira muzatugane. Nimero yanjye ni 0792 340 yemereye kuri kamera kagiye kujya yambika umunyamakuru wanyu Mr. Muhanzi. Ntabwo muzongera kumbora nambaye imyenda itagize gute yindi mwana najyaga nambara mukavuga ngo ariko mwambara inkweto mukavuga ngo wedamani nkubaragiye kumana nyagasani n'agasuti papa n'agakote n'agasuti zajyushiro ama costume ejo ndajya gukoresha ikiganiro umusitari ndashaka kubanza ukanyambika ku buryo ndagenda abantu bose bavuga ati no menya avuye muri Amerika kabisa pa uri tayari wari kuvuga rero uti Ishkevin numwe mu bahanzi bakubise stage ndemera nibyo wabibonye ute? Ishkevin yanshimisha ariko cyane umuntu bita Racine Racine yanshimishije yabigenje ate nyine kugira ngo gushimishe yaririmbye neza yaririmbye indirimbo cyane nsanzwe nzira kumva nkira borongo musenyeri nsengera gitwaza nsengera ni indirimbo nyine nakunze cyane kandi n'izindi ze ndazikunda kandi dore tumusapotinga ariko tutibagiwe yuko ibi byose byaduje ari Papa Cyangwe. Papa Cyangwe indirimbo ze yaririmbye zikagukoma fresh ukavuga ati ewana none ayo nishyuye arabaye nshaka nanataha. Umwana wanjye aranyubaha sana kandi nasa n'amanyanga nta mukiro uririmba nawe mutaza kuvuga ngo yaririmbye nawe biragoye kubona umukiro uririmba nawe biragoye pa. Biratanga iriya somo rero ku bandi bahanzi bajye bavuga ngo Papa Cyangwe ngo ntango niba ngarapa ngo niba ngaririmba ngo ntibajye bamenya kubitandukanya. Wowe Papa Cyangwe mukarasa muye njyana mane Papa Cyangwe icyambere cyo aririmba rap wenda niyo nanjyana mushyiramo ngiye ukumva ni umuhanga cyane ikintu wenda nkunze umuntu uduhuza twese ukumva tukabasha gusabana bura twese tujye dukundana nk'abanyarwanda muri rusange dushyigikirane twifuza iterambere buri umwe yifuza iterambere ry'undi ntihazamo ibintu by'amashyari birapfuye nk'umuntu Bulldog usanga ari abantu bavuga amagambo meza adufasha mu kuzamuka dukomerezeho kandi tutibagiye umuhanzi wacu twabuze bita Jay Polly kandi dukomeze nyine tumwibuka. Yari umuhanzi ukomeye yari umuhanzi udufasha wajyaga stage tukishima ariko n'abandi bahari rwose turabishimiye kandi ni byiza cyane kandi yamano utaje muri iki gitaramo kandi yari kuri line up nk'umuhanzi ura performinga
uramubuye butumwa wowe? Yamano turamukunda, ni umuhanzi mwiza, yitwara neza, afite indirimbo nziza twese nk'abanyarwanda dukunda. Wumvishe ko benshi bamusabye kuri stage, ni ibintu usanga nyine bishimishije, ari iby'agaciro kuba abanyarwanda dusigaye dukunda umuziki nyarwanda, ugasanga nyine ari ibintu bisigaye. Umuziki nyarwanda wateye imbere, ikoranabuhanga ryateye imbere, umuziki nyarwanda uragenda ururira. Yamano twarabikunze cyane cyane cyane, ariko kuba ataje hano nyine wabyakira ute wowe, kuba atagaragaye ku rubyiniro kandi yari kuri line up yagombaga kuririmba? byambabaje, byambabaje, ariko nta kibazo. Umwanya wabashije kuba waba muto kubera kubahiriza gahunda ya leta y'amasaha, nyine tugomba kujya mu masaha batubwiye tukagera mu rugo kare, ariko ubutana we azapafuminga kandi tuzabikunda, bizaba ari byiza cyane. Urakoze cyane. So rero reka mpite nanasoreza hano, ngira ngo nababwiye byinshi byaranze iki gitaramo, yaba abahanzi ba performance, abo mwabonye n'abatagaragaye, ngira ngo hano inyuma mwari mumaje kubireba byose. Abastari bari benshi kuva muri sinema, mu mupira, mu itangazamakuru, ewan sinavuga ngo mbarondore, bose bari yaba promoter, abajene, abamama, abakobwa beza bari bambaye neza, zebra switch bari bambaye neza, bamwita Babu Amen Rwanda, nawe yari arimo cyane. Babu avembe negere mukuru wanjye muraho hamwe n'umukire nivumburiye mu mbabarire muganirize. Yes ashimwe. Ayimbaza. Sivyo yitwa gute? Yitwa Eco Bloom TV. Yo guys, pull up on Eco Bloom TV. Eco Bloom TV. Nyamakuru ni Mr. Muhanzi. Mr. Mumanzi. Mr. Muhanzi. Nyamakuru yitwa Mr. Muhanzi. Yo abona abajere bose rero ubona ko bari baje gusapotinga Papa Cyangwe, urumva. So rero nizera ko mwese mwaryohewe, ubwo abataryohewe tuzaryoherwa mu cyumba cya rap, tuzaryoherwa muri kira cya debeni n'ibindi biteramo, ariko iki cyo cyari perfect ku bwanjye ruhande, usibye akantu kamwe kabayeho kakagera gutya kaba karezimye kongera kakagaruka, ariko nibisanzwe ni technology wenda n'ikoranabuhanga. Ibyo ntabwo nakirwa mbivuga ko ari ikintu cyaje mu gitaramo kigatuma kitaryoha. Ndabashimiye cyane rero mwakoze subscribe, dukomeza tubane mu bitaramo, mu makuru n'ibiganiro bitandukanye byose nkomeza kugenda mba kuri Eco Bloom TV. Turi isaha y'isa 7 zuzuye. Yes, igitaramo cyagenze neza 100%, atari bya bindi uvuga ngo ubura ukutuka inka ukavuga ngo dore ibice byayo cyangwa se dore ibibere byayo, ariko mu by'ukuri igitaramo cya Papa Cyangwe navuga ko 99 n'ibice 9% cyabaye success. Abantu bari benshi cyane kabisa, Kigali Universo yuzuye. Nuvuga ngo cyari cyabereye hano, bakunda gukinira niba ari basket, yes basket, cyari cyuzuye kabisa. Urababona ba fireman barimo barataha kabisa, bamaje gukubita stage barayijegeza, bamwita Lucky Baby, umwe mu bantu bagenda, ariko fire wampressinze amasegonda fireman wakubisa stage cyane, za ndirimbo za kera zose uzicamo. Niye challenge wabonye kugira ngo nugaruka ku stage noneho ari uzakubita? Na challenge nabonye, ahubwo ndashimira abantu bose bitabiriye, ndashimira mwita Fifiraya. Abo ni abahanzi n'abahanzikazi byamamare biba bihuye, ntago wabavugira murabareka bakabanza bagasuhuzanya. Wabonye Fifiraya? Ubu nashyiraho mikoro Fifi mwakubisa agakora kubita n'umukinka ariko shemana nk'ubu ari kunjyanira umuntu abo bamujyanye koko Fifi ubu aramujyanye. So no kuvuga ngo rero nibyo nababwiraga n'ubundi, Papa Cyangwe yaje afite creativity ya gakondo mu bijyanye n'imibyinire. Yazanye abakobwa beza cyane barimo barabyina kabisa, ukabona barashayaya, ukabona ni ibintu bimeze neza cyane. Uwitwa Racine yabanje kuri stage akurikiyeho nk'umuhanzi, yaje ari nk'umuhanzi wa kane niba mbyibuka, uko abanjeho umwe mu bahanzi akurikiraho na Nyagso. Aba bagiye ngo ari gupanga business, wasanga batinze kwa prodinga ama video. So rero indi akandi gashya nabonyemo nakubwira nuko ibyamamare byinshi cyane akora Lucky Baby sikino cyane ari ngiye mu star uyiboneka. Genda gake Okay ngamumbwira igitaramo cya Papa Cyangwe mwakibonye gute?
ya so igitaramo cya Papa Cyangwe twakibonye neza, ni igitaramo cyagenze neza, twabyishimiye. Imana igikomeza mu blessing, dukomeze twaye neza mu gitaramo cya Papa Cyangwe ninde byo umuntu nakunze cyane, numvishe nyine byanjemo Racine. Nanjye ngiye kuvuga pe Racine yitwaye neza cyane, ariko n'abandi bitwaye neza. Iyi line up iriho abanzi barenga 10 ntondekera batatu babonye bitwaye neza ku rubyiniro. Uretse tubanze duhuye, uwa mbere ni Racine, nabikunze ukuntu yaririmbye, uretse ko n'indimbo yakoresheje nayo nziza cyane. Usanzwe muzi indirimbo ya Racine uzi niyi ni nyinshi cyane. Bakambwira shamureke nkomeza kugukunda disinabone bwe none dore ucigisebe dukomeze muri cyo. Oya twanakomeza n'ibindi dukomeze aze Racine uze kuri kino kiganiro wakiwa karakurota anakondika chini ngondra Peter nigeje yo duguye bitumba twambaye neza nka Efe na Damu bambaye zitu irukira gatungu kubiti yakabwana igare ndane twarugacangira kunyinzara nimaze imisi nica ndisa nabinyiza mu kinamba wakinisha inyama gici reba hano reba umuntu uri kumubona bro, muri kumubona bamwita Iskevin bro. Iskevin ubagenda iki no mujene bamwita Olivier Stoa afite shop y'imyenda no wangu ubwo yaguhaye amafaranga mu nkandire vayo hano ariko wagize Olivier Stoa utazi gukanda. Oya ni gukanda bira turabizi dore ngibi byanditse hano. Iyi ngiyi irakeka so ya gatatu, iyi ni gatatu je nkora muri -2 akoreramo. Iyi ni ya kabiri. Umuriko ruveho bigenze bite? Amashanyarazi ashizemo se kandi kibazo wakora muri -2 tubona zebra je ni 0.92 gatatu n'amazera guhamagara bakubaza iki se kandi ni imyenda pa dufite imyenda myiza ku giciro kiri hasi. Wambika abahungu bose abahungu urabambika uzajya unyambika ibi bintu ari kubeshya avuga nze mbikuvugira cyangwa oya nge nzajya nkwambika ku giciro kiri hasi cyane. Oya ntabyo ibiciro naribi pa naribi Imana yatugire neza. Ejo ninza anya ngukorera he muri -2 muri -2 ya ngukorera he -2 ubwo no kuvuga mu kinyarwanda ni buretse mu kinyarwanda bisobanura muri flow ya kabiri ukuyemo kabiri icyo ni kinyarwanda. Yes, nari nababwiye ko ndaza kubereka ibintu byose birabera hano muri Kigali Universe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu wa nyuma dusorejeho. Birumvikana ubu tugeze ku isaha ngiye kujya mbabwira ibintu bifite n'isaha. Yes, turi isaha y'isa 7 zuzuye. Yes, igitaramo cyagenze neza 100% atari bya bindi uvuga ngo uburukutuka inka ukavuga ngo dore ibice byayo cyangwa se dore ibibere byayo, ariko mu by'ukuri igitaramo cya Papa Cyangwe navuga ko 99 n'ibice 9% cyabaye success. Abantu bari benshi cyane kabisa. Kigali Universe yuzuye, no wango cyari cyabereye hano bakunda gukinira niba ari basket. Yes, basket cyari cyuzuye kabisa. Urababona ba Fireman barimo barataha kabisa, bamaje gukubita stage barayijegeza bamwita Lucky Baby, umwe mu baronga bagenda ariko Fire wambrasinze amasegonda Fireman wakubisa stage cyane. Za ndirimbo za kera zose uzicamo, niye challenge wabonye kugira ngo nugaruka ku stage none ari uzakubita. Na challenge nabonye ahubwo ndashimira abantu bose bitabiriye, ndashimira mwita Fifiraya. Abo n'abahanzi n'abahanzikazi byabamari biba bihuye, ntago wabavugira muri abareka bakabanza bagasuhuzanya. Wabonye Fifiraya ubu nashyiraho mikoro Fifi ako mwakubisa agakora kubita n'umukinka ariko shemana nkuba ari kunjyanira umuntu abo mujyanye ko Fifi baramujyanye. So no kuvuga ngo rero nibyo nababwiraga n'ubundi Papa Cyangwe yaje afite creativity ya gakondo mu bijyanye n'imibyinire. Yazanye abakobwa beza cyane barimo barabyina kabisa, ukabona barashayaya, ukabona ni ibintu bimeze neza cyane. Uwitwa Racine yabanje kuri stage akurikiyeho nk'umuhanzi, yaje ari nk'umuhanzi wa kane niba mbyibuka ko abanjeho umwe mu bahanzi akurikiraho na Nyagso
aba bagiye ngo ari gupanga business wasanga batinze kwa prodinga ama video so rero indi akandi gashya nabonyemo nakubwira nuko ibyamamare byinshi cyane akora ki baby sikino cyane ari ngiye mu star uyiboneka genda gake okay ngamumbwira igitaramo cya Papa cyangwa mwakibonye gute ya so igitaramo cya Papa cyangwa twakibonye neza ni igitaramo cyagenze neza twabyishimiye Imana igikomeza mu blessing dukomeze twaye neza mu gitaramo cya Papa cyangwa ninde byo umuntu nakunze cyane numvishe nyine byanjemo Racine nanjye ngiye kuvuga pe Racine yitwaye neza cyane ariko nabandi bitwaye neza iyi line-up iriho abanzi barenga 10 ntondekera batatu babonye bitwaye neza ku rubyiniro uretse tubanze duhuye uwa mbere ni Racine nabikunze ukuntu yaririmbye uretse ko n'indimbo yakoresheje nayo nzizi cyane usanzwe muzi indirimbo ya Racine uzi niyi ni nyinshi cyane bakambwira shamureke nkomeza kugukunda disinabunebwe none dore ucigisebe dukomeze muri cyo oya twanakomeza n'ibindi dukomeze umva aze Racine ze kuri kino kiganiro wakiwa karakurota anakondika chini ngondra Peter nigeje yo duguye bitu bitumba twambaye neza nka Efe na tamu bambaye zitu irukira gatongo kubiti yakabwana igare ndari twarugacangira kunyinzara nimaze imisi nica ndisa nabinyiza mu kinamba wakinisha inyama gici reba hano reba umuntu uri kumubona bro muri kumubona bamwita Iskevin bro Iskevin ubagenda iki no mujene bamwita Olivier Stowa afite shopping yenda no wangu ubwo yaguhaye amafaranga mu nkandire vayo hano ariko wagize Olivier Stowa utazi gukanda oya ni gukanda bira turabizi dore ngibi byanditse hano iyi ngiyi irakeka so ya gatatu iyi ni gatatu je nkora muri -2 akoreramo iyi ni ya kabiri umuri ko ruveho bigenze bite amashanyarazi ashizemo se kandi kibazo wakora muri -2 tubona zebra je ni 0.92 gatatu n'amazera wamagara bakubaza iki se kandi ni imyenda pa dufite imyenda myiza ku giciro kiri hasi wambika abahungu bose abahungu urabambika uzajya unyambika ibi bintu ari kubeshya avuga nze mbikuvugira cyangwa oya nge nzajya nkwambika ku giciro kiri hasi cyane oya ntabyo ibiciro naribi pa naribi Imana yatugire neza ejo niza anya ngukorera he muri -2 muri -2 ya ngukorera he -2 ubwo nukuvuga mu kinyarwanda ni iki uretse mu kinyarwanda bisobanura muri flow ya kabiri ukuyemo kabiri icyo ni kinyarwanda sasa bro wari kumbwira ngo ndishimye kuba ndi kubabona Imana umugisha ndabakunda cyane buri tatugesho kambuve umwana wanjye aranyubaha sana nanjye kandi ndamukunda sana nimumvana nawe vuga sana nawapenda sana nikutujitunze namba ya gutunga nimero itaguhamagara nikutujitunze nimero zicatwa gutunga nimero itaguha n'ijana gutusohokana n'icyana wabona biri ukajya ku ruhande guhamagara harya ngo urashaka gukora igikwe na giceri wapi wizeye intwererano gute gusohokana mukobwa bikofi yanjye ukabamagarira ishene gufite icyana cya danje kandi kirirwa mu tuvumo tw'imiga zanjye Witatu gesho